بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه، وسفيره بينه وبين خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Banje izina ry'Imana nyirimpuhwe nyirimbabazi, Imana nyagasani w'ibiremwa, iherezo ryiza n'iry'abakiranutsi, kandi ntawe ukwiriye kugabwaho igitero uretse abarenganya. Ndahamya ko nta yindi mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, ni umwami w'ukuri kandi kagaragaza ukuri kwe. Ndanahamya ko Muhammadi ari intumwa ye, akaba n'umugaragu we, akaba n'umwizerwa ku butumwa bwe, akaba umuvugizi hagati ye n'ibiremwa bye. Mana muhundagazeho amahoro n'umugisha, we n'abo mu rugo rwe n'abasahaba be n'abazakurikira inzira ye kuzageza ku munsi mperuka. Nyuma y'aho ngaho, bavandimwe, duhuye ku kwemera Imana imwe itabangikanywa, dukomeje ibisobanuro by'igitabo Aqidatu Ahlus Sunna wal Jamaa, igitabo cyanditswe na Muhammad ibn Salih al-Uthaymin, mukaba mukigezweho kandi mukagisobanurirwa mu rurimi rw'Ikinyarwanda n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Uyu munsi turarebera hamwe ukwemera umunsi w'imperuka, al-imanu bil yawmil akhir. Ahlus Sunna wal Jamaa twemera umunsi w'imperuka ari wo munsi w'izuka. Kuri uwo munsi nta wundi munsi nyuma yawo. Abantu bazazurwa babeho iteka ubuziraherezo. Hari abazaba mu nzu y'umunezero iteka, n'abazaba mu nzu y'umubabaro uhoraho. Ahlus Sunna wal Jamaa twemera kandi ko izuka ari ryo zura ry'Imana ishobora byose ku bapfuye, mu gihe Israfili azavuza impanda ya kabiri. Imana ibitubwira muri Qur'ani ntagatifu igira iti: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ. Imana iti: nuko ubwo impanda izavuzwa, abari mu birere no mu isi bagwa igihumure bapfe, uretse uw'Imana izashaka. Hanyuma yongera ivuzwe bwa kabiri, maze bahaguruke bazuke bose bategereze uko Imana iri bubagenze. Iri somo turisanga muri Qur'ani, suratu Zumar, isura ya 39, umurongo wa 68. Abantu bazazuka mu mva zabo bajye kuri Nyagasani w'ibiremwa byose, nta nkweto, nta myenda, nta gukebwa, badasiramuye kandi bambaye ubusa. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. nk'uko twatangiye irema rya mbere, ni nako tuzarisubiramo. Iri somo turisanga muri Qur'ani, suratul Anbiya, isura ya 21, umurongo w'104. Twemera kandi ko hari impapuro z'ibikorwa zizatangwa zihereye iburyo cyangwa zihereye inyuma y'umugongo ibumoso. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Imana iti: bityo uzahabwa igitabo cye cy'ibikorwa bye mu kuboko kw'iburyo azabarurirwa mu buryo bworoshye, kandi azasubira mu bantu be yishimye. Naho uzahabwa igitabo cye cy'ibikorwa bye akacyakira inyuma y'umugongo, azisabira kurimbuka,
kandi azinjira mu muriro ugurumana. Iri somo turisanga muri Qur'ani isura ya 84 kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 12. Imana ikomeza ivuga iti: wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unqi wa nukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaban yalqahu manshura. Na buri muntu twamuziritseho ibikorwa bye nk'urunigi mu ijosi, kandi ku munsi w'imperuka tuzamuzanira igitabo azasanga gifunguye. Iri somo turisanga muri Qur'ani isura ya 17 umurongo wa 13. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko umunzani washyizweho ku munsi w'izuka, roho ntizarenganywa ikintu na kimwe. Imana ivuga muri Qur'ani isura ya 99 igira iti: faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Icyo gihe uzaba yarakoze icyiza gifite uburemere bungana n'akantu gato cyane kurusha ibindi azakibona agihemberwe, n'uzaba yarakoze ikibi gifite uburemere bungana n'akantu gato cyane kurusha ibindi azakibona gihanirwe. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu Az-Zilzala isura ya 99 kuva ku murongo wa 7 kugera ku murongo wa 8. Imana ikomeza itubwira iti: faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun talfahu wujuhuhumun naru wa hum fiha kalihun. Bityo ab'iminzani yabo y'ibikorwa byiza izaremera, abo nibo bakiranutsi, naho ab'iminzani yabo y'ibikorwa byiza izagira uburemere buke, abo nibo bazaba barihemukiye. Bazaba mu muriro wa Jahannam ubuziraherezo, umuriro uzatwika uburanga bwabo, iminwa iveho, maze bawubemo bashinyitse. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratul Mu'minun isura ya 23 kuva ku murongo w'103 kugeza ku murongo w'104. Imana ikomeza ivuga iti: man jaa bil hasanati falahu 10 amthaliha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlimun. Uzaramuka akoze icyiza azagororerwa ibyiza 10 nkacyo, n'uzakora ikibi azabona inyishyu imeze nkacyo, kandi ntibazahuguzwa. Iri somo turisanga muri Qur'ani ntagatifu suratul An'am isura ya 6 ku murongo wayo w'160. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko hazabaho ukwinginga gukomeye kw'intumwa y'Imana. Imana ihe amahoro n'umugisha. Intumwa y'Imana izinginga Imana ishobora byose imwemerere gucira urubanza abagaragu be, igihe bazaba bababajwe n'umubabaro n'umuhangayiko badashobora kwihagararaho. Bazajya kwa Adamu, hanyuma bajye kwa Nowa, hanyuma kwa Aburahamu, bajye kwa Musa, hanyuma bajye kwa Yesu, basozereze ku ntumwa y'Imana Muhammadi. Imana ihe amahoro n'umugisha. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko kwinginga kwe kubazajya mu muriro mu bemera, intumwa y'Imana izabatakambira ku Mana ngo ibavane mu muriro. Uku kwinginga kuri iyi nshuro ntabwo ari umwihariko ku ntumwa y'Imana Muhammadi. Imana ihe amahoro n'umugisha, ahubwo n'izindi ntumwa n'abemera n'abamarayika bazinginga Imana ngo ikure abemera mu muriro. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko Imana isumba byose izakura abantu mu bihano by'umuriro mu bemera Imana bidaturutse ku kwinginga k'uwo ari we wese mu biremwa byayo, ahubwo bizaba biturutse ku ngabire zayo n'impuhwe zayo. Ahal sunna wal jamaa twemera kandi ko hari umugezi wa Hawdi, umugezi w'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Imana ihe amahoro n'umugisha. Uyu ni umugezi w'intumwa, amazi yawo ni igitare kurenza amata, arusha ubuki kuryoha,
ahumura kurenza imibavu, uburebure n'ubugari bwawo bungana n'urugendo rw'ukwezi. Ibikoresho bizakoreshwa banywa ayo mazi, ibikombe byawo, ubwiza n'ubwinshi bwabyo bizaba bishashagirana bimeze nk'inyenyeri zo mu kirere. Uwo mugezi uzanyobwa n'abemera mu muryango wayo. Uzanywa kuri aya mazi y'uyu mugezi ntazongera kugira inyota nyuma yaho. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera sirata, inzira iri hejuru ya jahanamu, abantu bazayambuka hakurikijwe ibikorwa byabo. Uwa mbere muri bo azahanyura nk'umurabyo, undi ahanyure nk'umuyaga, undi ahanyure nk'inyoni, hari n'uzahanyura nk'umugabo ukomeye. Icyo gihe intumwa y'Imana, Imana iyihe amahoro n'umugisha, izaba ihagaze kuri sirata isabira abemera Imana amahoro ivuga iti mwami tanga amahoro, kugeza igihe hazaza ibikorwa byabo byananiye bakururuka, kandi ku mpande zombi za sirata hazaba hamanitswe ibisongo by'inkoni byategetswe gufata umuntu wese wategetswe kuwugwamo, bityo bikamujugunya mu muriro byamukomerekeje. Ahlus-Sunna wal Jamaa kandi twemera ibintu byose byaje mu gitabo na Sunna bivuga ku makuru y'uwo munsi n'ibiteye ubwoba byawo. Imana izabidufashemo. Ahlus-Sunna wal Jamaa kandi twemera ash-shafa'a, kwinginga Imana kw'intumwa y'Imana, Imana ihe amahoro n'umugisha ku bantu bo mu ijuru kugira ngo binjizwe mu ijuru. Uku kwinginga Imana no kwinginga k'umwihariko ku ntumwa y'Imana Muhammadi, Imana imuhe amahoro n'umugisha. Ahlus-Sunna wal Jamaa twemera kandi ukubaho k'umuriro n'ijuru, al-janna wan-nar. Al-janna ari ryo juru ni inzu y'inema izagororerwa abemera b'abakiranutsi. Muri al-janna harimo iby'amaso atarabona n'amatwi atarumva, hakabamo n'iby'umutima w'umuntu utaratekereza. Imana ibivuga muri Qur'ani igira iti fala ta'lam nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaan bima kanu ya'malun. Nta n'umwe uzi iby'abazinjira mu ijuru bahishiwe bishimishije, bizaba ingororano z'ibyo bajyaga bakora. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu as-sajida, isura ya 32 umurongo wa 17. Naho an-nar ni umuriro, ukaba inzu y'ibihano Imana yateguriye abahakanyi, ababangikanyamana, abahuguza n'abarenganya. Mu muriro harimo ibihano ubwenge bw'umuntu budatekereza. Iri somo turisanga muri Qur'an aho Imana igira iti inna a'tadina liz-zalimina naran ahata bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi al-wujuha bi'sa ash-sharabu wa sa'at murtafaqa. Mu by'ukuri twateguriye abahakanya umuriro, bazaba bagoswe n'inkuta zawo, kandi nibatabaza basaba icyo kunywa bazahabwa amazi yatuye nk'umushongi w'icyuma uzaba atwika uburanga. Mbega ikinyobwa kibi n'ubuturo bubi. Iri somo turisanga muri Qur'ani isura al-Kahfi, isura ya 18 umurongo wayo wa 29. Umuriro hamwe n'ijuru biriho kandi bizahoraho iteka ntibizarangira. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا. Bityo uwemera Allah akanakora ibikorwa byiza, Allah azamwinjiza mu busitani butembamo imigezi, ijuru azaba mu buziraherezo. Rwose Allah yamutunganyirije amafunguro meza. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu at-Talaq, isura ya 65 umurongo wayo wa 11. Imana ikomeza ivuga n'abazaba mu muriro uko bazaba bameze igira iti inna Allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum as-sa'ira khalidina fiha abadan
لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. mu by'ukuri Allah yavumye abahakanyi anabateganyiriza umuriro ugurumana, bazabamo ubuziraherezo, ntibazagira umurinzi cyangwa umutabazi. Umunsi uburanga bwabo buzagarurwa mu muriro, bakavuga bati iyo tuza kuba twarumviye Allah tukanumvira intumwa ye. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu At-Talaq, isura ya 33, umurongo wa 63 kugeza ku murongo wa 66. Ahal Sunna wal Jamaa twemera kandi ko Qur'ani na Sunna byahamije ko ari uwo muri aljanna akiri muri ubuzima bw'isi, byaba mu buryo bw'umwihariko cyangwa mu busobanuro, tumubara ko ari uwo mu ijuru. Bahamijwe ko ari abo mu ijuru bakiri bazima harimo Abubakari, Omaru, Uthmani na Ali n'abandi intumwa y'Imana, Imana ihe amahoro n'umugisha, yavuze ko babonye ijuru bakiri bazima. Naho ubundi buhamya ni ubuhamya bw'ibisobanuro, ari bwo guhamya ko buri wese wemera Imana anakiranutse ko ari uwo mu ijuru. Ahal Sunna wal Jamaa kandi turabahamya kuko igitabo na Sunna byahamije ko ari uwo mu muriro, byaba mu buryo bwihariye cyangwa bw'ibisobanuro. Mu bo duhamya by'umwihariko ko bahamijwe kuzaba mu muriro babihamijwe na Qur'ani na Sunna ni Abi Lahabi na Amri ibn Luhayi al-Khuzai n'abandi nkabo. No mu bo duhamya ko ari abo mu muriro mu buryo bw'ibisobanuro ni buri wese w'umuhakanyi n'ubangikanya Imana, ukubangikanya gukomeye n'indyarya. Ahal Sunna wal Jamaa twemera kandi ko ibigeragezo byo mu mva ari cyo gihe uwapfuye atangira kubazwa mu mva ye, abazwa Nyagasani we, idini rye n'intumwa ye. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah ashoboza babandi bemeye kuvuga ijambo rihamye, ari ryo guhamya ko nta yindi Mana ikwiye gusengwa by'ukuri uretse Allah, no guhamya ko Muhammadi ari intumwa yayo mu buzima bwo ku isi ndetse no mu buzima bwa nyuma, bakabasha gusubiza neza ibibazo by'abamarayika mu mva. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu Ibrahim, isura ya 14, umurongo wayo wa 27. Naho umwemera azavuga ati Imana yanjye ni Allah, idini yanjye ni Isilamu, intumwa yanjye ni Muhammadi. Naho umuhakanyi n'indyarya izasubiza iti simbizi, numvise abantu bavuga ikintu nuko ndakivuga. Ahal Sunna wal Jamaa kwemera umunezero wo mu mva kubizera. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Babandi abamarayika bakuramo roho zabo bararanzwe no gukora ibikorwa byiza, barabwirwa bati salamun alaykum, bivuze amahoro abe kuri mwe, ngaho nimwinjire mu ijuru kubera ibyo mwakoraga ku isi. Iri somo turisanga muri Qur'ani suratu An-Nahl, isura ya 14, umurongo wa 32. Ahal Sunna wal Jamaa twemera kandi ko kubabazwa gukabije kuzaba kubabangikanya Imana babahakanyi bagitangira gukurwamo roho. Imana ibitubwira muri Qur'ani igira iti walau tara idh-dhalimuna fi ghamarati al-maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adhaba al-huni bima kuntum taquluna 'ala Allahi ghayra al-haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Imana iravuga iti iyo uza kubona abo banyabinyoma bari mu kaga mu gihe cyo gupfa, abamarayika barambuye amaboko yabo bashaka kubakuramo roho, bababwira bati nimwikuremo roho zanyu,
uyu munsi murahanishwa ibihano bisuzuguritse kubera ibyo mwajyaga muvuga kuri Allah bitari ukuri, ndetse mukaba mwarahakanye amagambo ye kubera ubwibone. Iri somo turisanga muri Qur'ani, suratu Al-An'am, isura ya 6, umurongo wayo wa 93. Mu gusoza, ibyo twavuze byose ku kwemera kwa Ahlus Sunna wal Jamaa, hadithi zerekeye ibi ni nyinshi kandi zirazwi, bityo uwizera agomba kwizera ibikubiye muri Qur'ani na Sunna muri ibi bibazo bitagaragara, kandi ko nta wabihakana yitwaje ibyo abona bigaragara kuri iyi si, kubera ko ibibazo by'imperuka bitagereranywa n'ibibazo by'iyi si, kuko itandukaniro rinini hagati yabyo riragaragara, kandi Imana niyo mufasha. Mugire amahoro y'Imana. Iri somo mwarigezwagaho n'umuvandimwe wanyu Sheikh Musa Habarurema. Nimba ukunze iri somo kanda like, kandi wibuke kurisharinga urigeze no ku bandi, kuko ugaragaje icyiza anganya ingororano n'uwagikoze, bombi ntawe ugabanyirijwe ibikorwa bye. Turanakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo uko dushyize iri somo kuri channel yacu ya YouTube ujye uhita ubona ubutumwa notification bugukangurira kumva iri somo tukimara kurishyiraho. Waba afite ubwunganizi cyangwa se igitekerezo, nawe yakanda hasi muri komenti akatwandikira, agatanga igitekerezo cye. Ibirenze ibyo yatwandikira kuri 078 55 78801, cyangwa se akatwohereza ubutumwa akoresheje email yacu habarusa@gmail.com.